ko bwakera uyu muntu aragenda atanywaho icyayi. bose bikize bijye bigenda ibiryo byose byasigaje bikabihamena. hariya hirya hariya. none se ubu mwahibuka? turahibuka twanyuze turi kugendera hirya tugiye gushaka ibyo twakwirira. eco noneho mugende mushakishe mushakishe ntagira ko muhitaho kaba akajumba kaba akarayi n'utwo dushimbo twose bamenye n'ubwo muceri byose mupfe kuzana inda n'ingarane bicaga umutongo. turebe ko wenda iri naryo rirapfa abana banje. dore nayo naronse utwo turayi navuye kudukorera. wabyutse ryari se? ndabona n'icyari cyatunganye ko ntabwo nibuze ku kimwe ndabona ntakiri ahubwo nzanira agenda yanjye nihute ku kazi. Ayirambitse cyane reba ku meza mu cyumba. ese uragenda nta cyayi mwenye? kubona nakerewe cyane kandi ku kazi bari kumpamagara nakerewe cyane. urukumva ngo mugende mushakishe n'udukwi nimuja muratubona twose muje murazana ndebe ko wenda iri naryo rirapfa abana banje ubuzima bwabaye imbere urugira ubwo narinzi ngo wagiye. haramutse ego narinzi ngo wagiye. aba bana si ko bagukikije noneho abana banje ngo twari turi kwibaza uko biragenda. birabica tu bari kumbwira ngo bagiye gushakisha. birabica abana banje. hirya uranyura he? ugiye he? ndagiye ariko kanze niko ubwo rugi ruratugwa. ruragira kanze rutabahuza n'amacinya kanze kanze nkwereke uyu mugabo shaya ntijishinze ariko manza nawe arakumbuye. oya nta rugo iraza kubagwaho da none si ubu yaragize nabi. kanze yaragize nimuja muranyuramo rero nta kugira nta kuja muranyuramo mutari gufata ubuceri kuko urabona nk'umu itafari ryari ririmo ryavuyemo niko kanze nkwereke rero kanze ntumbuke ariko kanze reba intuzi si ubu kanze nkwerekesha ni na mwebwe mu rwicaga kigariwe mwaka umugeri bisaza umena inkono. noneho ku kazi ariko sinzi niba ndanagerayo ipandara inzara namwe rero igihe mu myatubonye nk'uku mujye muduteka kare muntu ave hano asamuye. yego bigirana raporo mwazirangije noneho nibwo nari ngiye kuva mu rugo vuba gerageza utunganye twa tudosiye ya liste de paie y'abakozi kugira nze nyure mu mishahara yabo ndebe ko muri kiriya cyumweru amafaranga yabo yasohoka. ntabwo nshaka utuntu two gutuma abakozi babona ko ntabahembye.
mbona hano Patrick muri raporo hari amafaranga batashizemo. ariko nanjye nta nari ntinze nicyo gihe ntuboneye. Mpereze ntuze ugira. Mpereze agafuka ngo bitwaza mu tuntu ari naronka. Nze ndebe ko yego karaka. Bakabona. Kwa Jire shaho nawe udashimaga. Ana yanje ngiye kwa Jire ariko ntashimaga. Ko ntaco hari genzane zakira ndabyumvaga. Ndabyumva. Tuzakira uhereye. Zakira nje ndabizi. Ndabizi nyine. Ari wacu wapfuye. Wanyu nta bapfa karaba. Abo nabakiri hafi ya bose. Ninje ndikagiye. Mbese urebye ni njewe ntabwo ngo ndimbwa. Hangaza. Ariko ni nkaho hangaza ubwo niwumva gize ngo menye ko bihiye. Abana kushahura abantu kugira atagira abantu baza bagukurikiye natwe tutarenda guhaka. Anze nka Jane hari gihe naronka. Sawa ubikurikirane ndaje. Bikurikirane kabisa mu minota mike ndaba ngeze ku kazi. Siringiye mu kazi. Abahungu bari bamumagaye. Nuka mucyara. Uretse no basimo gatasika. Siri nakiriye. Uwambyukije kare urabona dore saa 2 zingereyeho nyiri mu rugo. Ihangane cyari cyawe nzakira. Nakiriye. Guteka icyayi umuntu akagenda atakinyweye kandi ntakerereze. Hano muri raporo nje kureba Patrick hari amafaranga yaje gufata, ariko hano muri raporo ndabona hose ukuntu byagenze. Sawa murakoze cyane. Rukanga ngende bakakantu ngashizumu ngashizumu ari gihe naronka nkabazanira abana banje bamwirirwe rero agize ngo urukundo ruzagahukire buri gusa janda bakunda ubu dukennye nzabakunda twakize bese nzabaruhana kuko n'ubundi ni umuruho mbona agashaka niwumva ngiza ngo menye ko bihiye bakunda ugiraga umugore wa bakugwa hejuru wowe kuzana n'amatama n'ubwo dukennye ntago inzara iranyishe kuzana amatama n'ubwo dukennye ashonje bashango namwe mushaka ico mukora rero ubwo nituza ninza ngize naronse n'uyaraba yarangije murye ngo mugende muje kureba abo mwebwe bimoteri murabura igifuka se muraruzi yo mu bimoteri akari gahari kakandi kose ngahaye se. Imana ko bagiye bari kugwa ubuzima mana uru rugamba tuzarusoza. Yego murabeho muhahe muronke bana banje. Bisiko nawe ni umushinyaguzi umutindarotaga ari kurya koko. Ngo tuzakira si biturutse. Tuzakira bivuye he koko Uwiteka. Indyamo mbi buriri bumwe umugabo n'abana babiri. Noneho Simana Nyagasani ko mugiye kwicana ubu noneho ndabigenza nte nasiko yagiye aba bana murekuzanye sinshoboye kubakiza nanje ndi kwizungerera murekuzanye mwarekuzanye koko mwabana
muri kugira ngo babe bari kutwota aba baturage ubu naza amavuta itare na bya bisahane biramenetse ubu muri kugira ngo nze mbavutagure mwabyanamwe murekuzanye nta turagira inzara ngo tugire no kurwana Mbasha uri kunsuzugura. Ako gukira ni nko gusura kabisa. Nyuma yanyu ndabona ari sawa. Ibigori, ibihaza, soya. Ndabona ntari. Umugore nawe aba yateguye kabisa. Ndabona mu minsi mike ndaba ndi kunywa ndi kurya n'agasosi kameze fresh karimo soya. Bakire ubu umuceri bari kukumena amatirita ntiyanareba ati reka nje kugira wowe ninde wakunzaniye mu murima mwiriwe neza yego ni matirita wambwiye ngo nze kugira ngo ndebe ko ndahacura abana barebe ko babona icyo bararira ni matirita mwese ko mbona ahubwo aho kubagara ahubwo uri kugenda untemera soya ibirayi ndi kubona oya ntabwo ndi muri kugenda ubikura kandi bitarera tema nduru kubireba ko ndi kuzihitaka ariko abakene ibyanyu namwe umuntu araza kubyiga none se ko mbona ibirayi biri muri kugenda ubikura mbwiye ngo nze ngo ndebe ko yampa kumusara ibyo rero ntabwo mbishaka ariko soya uri kurako ndi kuzihitaka ndi kubona uri kugenda nyine unkurira ibirayi kandi nge ndimo kukubwira ko none se iki cyacika nkakireka n'ubundi ko kiba kitaragumya gukura rero ndabizi abantu babakene ibyanyu kuba kurimo no kwiba abantu oya ntabwo ibi birayi manzi unyumve ibi birayi nshaka ko uko wabikuye byose uri kubibona hano uza kubirunda neza ukabinshyira mu mufuka nkabitwara ariko abakene twabo nuko bimeze ikindi kandi ndongera gusanga hari soya yahungabanye nibabi nkabona reba nk'uku nguku uri kubona ibi birayi hano bimeze ngasanga hari soya yavuyeho niba birimo ntabwo ndi buguhembe mbese amababi ndi kuyakura cyangwa nawe nze kumuvugisha mu mafaranga mwavuganye aze kumanza yarebamo ibyabashije kwangirika mbese hari ibyo usanze njanye bagenzi naringize ngo ndaronse abana banje bagiye kuraraho none nabyo ngo mbipakira mbizane wanyu ibyo nakubwiye wabyumvise nabyumvishije ibi birayi byose uko byakabaye yewe boss usange mu rugo kandi ntihagire soya niba birimwe rya soya mbona ryahavuye nuko nk'uko bimeze abakene twagorwa nuko bimeze gira imirimo myiza none nihenura aho ejo ndagaruka ntanenda kwihenura ndabizana urabimaze iki si ngo ko mutarya imishora urabimaze iki yewe databuja ubu nari nishimye ngo abana banje bagiye kurara bariye none urukundebera ariko mana abakire imana yabavuzeho pe ngo ntihagire niba bijya soya asanga ryahungabana wakuki waramutse mwaramutse udasanga ibyo bintu bimeze bite hano hari amafaranga Patrick yaje gufata ariko muri raporo ntayo nigeze mbona ariko ibintu by'ama advance y'abakozi nabishinze bigira nkana sinzi niba namuhamagaye mu gitondo mubwira ko aza gukora izo liste akazi abo bakazinzanira amagara bigira nkana azimo birangize kuko niwe ushinzwe advance z'abakozi ikindi sigaye mbona hari ibintu bitagenda neza urebe ukuntu mubikosora
kugira ngo hataza kuza igihombo muri kampani bitewe namwe urabona nk'aya mafaranga ntabwo ari kugaragaza ahantu yanditse mu bime byuzuye rwose. Sawa boss. Sawa mugira akazi keza. Sawa nawe. uramukire ubundi kigiti mashini urebe gushima none ukuntu wagiye wamushimisha umukire bana daruga mutarimba twikura baheshuza ikitaku none impamvu kwa hehe ndakona bose imbaraga mfite wone tukona ari kona gundi kaza tukampuza n'amacinya kazi joterone oya hirika ubundi ni gakuhaya akazi kaza simanze ndikike bitampuza n'amacinya oya mama akaguhaya ari benshi ninde wakaguhaya sidura cyasuta kwibera imwe niko mubyize turatahana no munsi no naza atari kwemera urabura reba kandi nawe aremera iki gaho ubwo sidura ntarwana reba ngiye ntayo usanga gafite ko ntabure hari iki we none ko yirinde kuvuga gashane ibihe bike naje mana ntabwo vugaga ngo ibeshe enda naje bari gukuya nyamara babiri ntacyo badashobora ntabwo nawe ugashana gakurgera ubona nawe wabaye umunani abanyamagana ibyo ntajya ngo tushaka amafaranga kuri kuniha byakugendekeye turabirindira ingofero bakuraga batagize dushaka ntitwatahara amazina nkaba kigingi ko twe iterambere cyo gushaka bya bosi yaje igihe nabahereye vansi ngo munkurira amabuye bigeze iki ariko kankubaza ukunda wampamagara gutyo nigeze mpaka ariko rero ko ushize ubwo naje hano mu kazi wanyatse amafaranga yari asigaye ya vansi ndayaguha bayareka kunsuhuza umanzi unyereka ibikantura hasi ariko buriya rero bosi nawe tuvuganira aho ngaho tuvugane muri aho ngaho igihe twahereye ngiye mumbeshya mugiye kundindiriza ibikorwa igihe twahereye kudusanze mukadusandaraho twasanze none ku rusengero twaje ubu hane ku rusengero twaje mahame we ariko z'urugunda wamusobanura ibintu byinshi kandi nawe uzabimbwamo jewe umva nkubwire amafaranga gawe waragampaye garashira ntago andi wigeze ubu uretse ngaruke ejo bundi nta yandi mafaranga mweza amafaranga ryari wampaye yemerera ko mu minsi 3 muraba murangije washoreka ku nkanga shahu washoreka ku nkanga k'iminsi ko ningwe ugize kunyambura amafaranga yanjye kundindiriza ibikorwa ibyo byaha byose uri kumva mahame tugiye mu buyobozi uri kumva wowe wanyirira he akoze ugiye kundega none akoje watumiro nama ugiye kundega sikankubaza agama wega uyama ngo ni nyamukuru twarandikana twahanye vansa tugenda nyigwana mu rugo ngiye na kwifatiye amajwi amafaranga gawe ndi kukemera ariko ikibazo nje manza nyumve ikibazo cawe ni iki sinzi ukuntu nawe usigaye uranyitwara muri no minsi usigaye uraza
ahubwo kureba ku nzara dufite ubundi uko nenda guhodoka wowe njyewe ndikimaranza nenda gupfa njyewe ndikimaranza nawe muvuga mbese kuhagaze nk'icyo mu ishamba wona n'akantu gato ndambwira ukuntu naga nawe uzabikingazaga ariko nukutarahaga amafaranga garyaga njenyine amafaranga gatagira amafaranga garyaga njenyine nangu namwihorera reba ukuntu umwenda se ninjye ngomba kuba nangu namwihorera duhembwe ngo twambare uruzingo tuzambarwa n'iki utubwira iki se utubwira iki utubwira iki ako mafaranga kudaha agaciro kwawe kubaha agaciro buranda nababaye nje kudaha agaciro ubuzingo byagenda gute jenda nababaye kwa hari isambu bahingamo amafaranga wigeze umva aho yantushura kanga nabaye dutuzishe ntabwo yatuze yaduhaye akazi bandakaje mame ni wowe twavuganye ntumfate ntumfate nuko amuhaye akazi ariko ntabwo manzu nyumve mahame yatuvira no wowe nahaye amafaranga uve n'imbere wawe barebe shire umva nkubwire nkubwize n'ukuri je ntabwo tujya turirwa muri rwasere rimeze iki ntabwo uzazana ubushobozi ariko unambwira ahantu hari isambu bahingamo amafaranga batwara yavunikiye ariko twarafashije gutyo umunsi nje nagabonye washira mu kinone umunsi nje nagabonye ikintu cyaka mwumve nawe tubwira ahantu amabuye mu minsi ibiri barabyitonderaga we yanjye ahangaha amabuye ugomba kutuza kuko nawe arega gutanga amafaranga kwawe nta gahunda ubundi wanadutwara iki ubundi si wadutwara nongere nkubwire uwo mahame umva nkubwire n'utagaho amafaranga aha etore nta yandi magambo ngiye nanjye si ibizi mahame nongere nkubwire manzu nyumve ma wavaha no kurwana twarwana ugiye no kurwana manzu nyumve mahame nkubwire ariko ukumbwira ibi wowe twavuganye shere